muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, nukuri n'inkunga ikomeye mwa muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turushe gusangira ibi byiza. Tugiye kurera hamwe ibintu 7 by'ingenzi umugabo aha umugore akunda. Mugore mukobwa nubona ibi bintu utajya ubibona. Urukundo uwo mugabo agukunda cyangwa se uwo musore utangira urushyiraho akabazo. Kubera yuko buriya abagabo aho bava bakagera ukuntu bakoze muri psychology yabo, mu barangamutima yabo, mu mutwe wabo uko bakora n'abakozi. Ntabwo bijya bibavuna gukora, nta nubwo bibavuna gukorera umugore bakunda. Nubona mu rukundo mu mubano umugabo muri kumwe cyangwa umusore muri kumwe bimunanira cyangwa se ukabona birimo nko kuhatiriza, umenye yuko rwose nta rukundo ruba rubirimo. Umugabo umugore akunda amukorera ibintu byinshi bitandukanye. Turifashisha igitabo cyanditswe na Dr Nancy Van Perte cyitwa Vivre et Communiquer ndetse n'ikindi cya Pour le meilleur et pour la vie. Ni ibitabo birimo ibintu by'ubwenge nagiye nkusanya mu tuntu, niyo mpamvu ibi bintu ugomba kubiha agaciro. Mugore mukobwa ibi bintu ubyiteho. Ikintu cya mbere, umugabo nagukunda byanyabyo azajya gukorera surprise, agutungure kandi azagutungura aguha amafaranga yo kugira ngo agufashe mu bibazo byawe. Yaba bizi yaba atabizi azabitekereza yuko hari ikintu ukeneye, noneho yibwirize agikore. Nubona rero umugabo muri kumwe mu rukundo, mu mubano, yebega no mu rugo, ibintu byose ari wowe ubyikorera, nta na rimwe azakubaza se nta kibazo ufite mbasha kuba nagufasha, cyangwa se mo kimwe ngo anibwirize agutekerereza yuko hari ikintu ukeneye abashe kugikora. Uwo mugabo nta rukundo azaba agufitiye rwose. Bakobwa badamu, iki ni ikimenyetso simusiga. Nubwo hari abagabo benshi bakoresha amafaranga kugira ngo bakureshye, bagukurure, cyangwa se bahari ibindi bintu bagushakaho, by'umwihariko kuba bagushaka gutwara mu buriri bakabikora, ariko umugabo ugukunda byanyabyo azaguha amasiripurize cyane cyane y'amafaranga. Icyo kintu rero ujya agaciro. Ikintu cya kabiri, nta na rimwe umugabo ugukunda azahora ari busy, yaba mubana yaba mutabana. Umugabo uhora ari busy mu gihe cyose ni umugabo udafite icyo ubwiye, kubera yuko nubwo yafite akazi kameze gute, yaba akora ibintu bimeze gute, nta na rimwe yabura n'akanya rwose ngo yibe abashe no kuvugisha, akwandikire se, akubaza uko umerewe, akubaza uko wiriwe, akubaza uko waraye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nubona umugabo igihe cyose ahora ari busy, ari mu kazi, iyo muvugana rwose ukumva rwose n'umutima wawe ukanabyumvamo ko umugabo adahari, cyangwa se akaba ari babura baje, menya ko nta rukundo agufitiye. Kwirinda biruta kwivuza. Uramenya utazajya wirukanka inyuma y'umugabo utari we. Gatatu, uzabona neza yuko umugabo agwa icyubahiro. Bishatse kuvuga iki? Nta na rimwe uzumva umugabo akubwira uko yiboneye, akora ibyo yiboneye imbere yawe, agutombokera se. Kubera yuko buriya umugabo ufite urukundo akontorora n'amarangamutima ye, akontorora uburakari bwe. Ariko nuzajya ubona umugabo igihe cyose atikontorora mu burakari, akagukubita cyangwa se akagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ari bubashe kugukomeretsa umutima, ni ukuvuga ngo ntabwo urukundo agukunda rwuzuye. Umugabo igihe cyose afite urukundo ku mugore cyangwa ku mukobwa runaka ahita aba umunyantege nkeya. Intege nke ziba ziri kuri uwo mugore cyangwa se umukobwa, niyo mpamvu yigengesera mu bintu byose kugira ngo atamutakaza. Kuko buriya umugabo ukunda kugusuzugura, ataguha icyubahiro, akubwira uko yiboneye, agutombokera, biba birimo kwangiza amarangamutima. kandi umugore wangirijwe amarangamutima nawe agenda urukundo yakundaga umugabo cyangwa se umusore rugabanuka. Rero umugabo ntabashaka kugutakaza, niyo mpamvu akubaha, akakubahiriza, akakubwira ibintu rwose biri bubashe kukuryohera, ntabwo yica amarangamutima yawe. Kane, umugabo ugukunda mugore mukobwa byanyabyo amera nk'umwana. Ni umugabo ukunda kugukinisha, akunda ngo mukine. Niyo mpamvu ashaka ibihe ibyo ari byo byose muhuriramo kugira ngo mukine. Rero umugabo utagukinisha burya mutakina, ntabwo urukundo rwe ruba rwuzuye. Umugabo rwose uri mu rukundo arirekura, niyo mpamvu anakina bigakunda. Yaba gukinisha mu magambo, yaba gukinisha mu bikorwa.
ni umugabo utagutinya nawe, ni umugabo wirekura rwose akakwereka yuko muri kumwe. Icyo kintu kizirikane. 5, ni umugabo ukurinda, mbese agatuma wiyumvamo umutekano muri kumwe, atuma utamutinya, atuma utamwibazaho ibintu byinshi bibi bitandukanye. Ni umugabo uguha rwose umutekano n'umutuzo muri kumwe, kandi ntabwo mukeka ibibi ngo uhite umubona yuko ari umugabo umeze nk'abandi bose, usanga igihe cyose iyo muhuye ibintu bye byose ari ukuryama. Oya, ahubwo atuma ugira umutekano. Nta na rimwe ashobora kugukoresha ikintu na kimwe udashaka. Rero umugabo utaguha umutekano, uhora ukeka ukabona yuko ameze nk'abandi rwose, ni ukuvuga ngo nta rukundo rwe agufitiye. 6, nta na rimwe abasha kuguca inyuma ngo uzamubone arimo gukina n'abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa. Abantu benshi rero hari ibintu bajya bitiranya ngo umugabo aguca inyuma yagize intege nkeya nyamara aragukunda. Nta na rimwe guca inyuma byingana n'urukundo. Umuntu uguca inyuma ntabwo aba afite urukundo rushyitse. Umugabo uguca inyuma ntashobora no kubirota no mu nzozi yaguca inyuma, kubera yuko nyine guca inyuma umuntu ni ikimenyetso cy'uko nta gaciro aguha cyangwa se atanakubaha. Rero umugabo ugukunda by'ukuri ntashobora no kuguca inyuma. Icyo kintu kizirikane. 7, noneho rero akwizeza urukundo rwe, ntabwo ushidikanya ku rukundo rwe ngo uhora wibaza ese uyu mugabo arankunda, ese uyu mugabo ntankunda, ese mbese uhora ufite ibibazo byinshi mu mutima wawe. Kandi ni wa mugabo ubasha kukwemera ukuri, agukundira ukuri, ntagukundira ibyo uri byo, mbese akwemera wowe wese uko kuntu umeze, uko kuntu uri, nibyo bimuha imbaraga zo kuba yagukunda. Ntabwo abasha kugugeranya n'abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa. Ukuri nyine nibyo aha agaciro. Nawe ubwawe kandi ubyiyumvamo. Igihe cyose uzumva mu mutima wa hariya umutima ukubwira ngo ese uyu mugabo arankunda, ubyibaza, uzamenye ko nyine nta rukundo ruhari. Uyu mugabo azatuma uba priorite mu buzima bwe. Ntabwo uzamukumbura ngo ubone uri umuntu w'inyuma mu bantu bose. Uzaba uri mu b'imbere, cyangwa se mu bintu byose akora bya buri munsi uzaba uri mu b'imbere. Rero nshuti zanjye, uramenya udaha umwanya, uramenya utita ku mugabo utagufitiye urukundo rwa nyarwo. Kandi umugabo ugukunda bya nyarwo ntabwo ashobora kwihisha. Nubwo n'utagukunda ugushaka kuguprofitaho ibindi bintu hari uburyo cyitwara, ariko uguprofita waranashyuha akanashyuhirana. Naho rero ufite urukundo rwa nyarwo agenda gahoro, kandi uko agenda gahoro rwose birakunezeza, nawe wumva rwose uguwe neza. Uzabibona yuko mu mishinga yose apanga y'ahazaza nawe agushyiramo. Niyo mpamvu azagusaba ibitekerezo, niyo mpamvu azaguhamagara mukicara hasi mugapanga kuri buri kimwe cyose, akakugisha inama, ndetse rwose akajya kubaza uko ubyumva icyo wabasha kumubwira ukumwunganira, bigatuma nawe wumva rwose yuko uri umuntu uri mu buzima bwe. Rero umugabo ibi byose nubona rwose ibi bintu atabasha kuba abishyikira, uzamenye yuko ruri inshuti, agufata nka mushiki we, agufata nk'umuvandimwe we. Rero ntuzishyire mu myanya. Buriya hari ikintu kijya kigorana kenshi, umugore cyangwa umukobwa ari kumwe n'umugabo cyangwa umusore runaka bakavugana bagaseka, atangira yishyira mu myanya. Uramenye utazishyira mu myanya umugabo atakweretse ibi bintu byose uko ndi kubikubwira uko ari 7. Nta na kimwe kigomba kuvamo. Umugabo ugukunda ibintu byose 7 azabishobora kandi bizabimworoheye. Ntabwo azajya akora kimwe ngo ikindi ngo akireke. Ubona afite imbaraga muri bimwe, ibindi rwose ubone no munyantege nkeya muri byo. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye, tangira witoze kumenya umugabo, witoze kumenya umusore, kubera yuko igihe cyose uzaba utabazi nibwo bazajya bakora ibintu ucanganyukirwe mu bwonko, utangira ubirukankeho ujya kubabaza. Kandi buriya umugabo kirazira kumubaza ibitagenda ngo umubaze kuki bitagenda, kubera icyo umeze gutya, kuki nkorera ibi ngibi. Umugabo igihe cyose abazi icyo ashaka mu rukundo, abazi n'ibyo yagukorera kugira ngo umukunde kurushaho, ndetse bituma utanareba hirya no hino. Rero umugabo udakora bino bintu ni wa mugabo utakwizeza, bigatuma noneho n'amaso yashyira ku bandi bagabo n'abandi basore, kubera yuko n'umunyarwanda aravuga ngo bagarira yose n'ubuzirizera n'irizarumba. Rero umugabo ugukunda ntatuma ushaka kubagarira yose, kubera yuko akwereka yuko rwose ari umugabo ugukwiye, kandi nawe wabireba ukabona yuko umukwiriye. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye, nta mugabo uzakubeshya nubiha agaciro, nta mugabo uzakuryarya nubiha agaciro. Koresha amaso ubundi ukoreshe amatwi. Umugabo ashobora kukubeshya ku munwa, ariko amaso ntabwo azigera akubeshya. Amaso ntabwo ajya arya ruswa,
rero nshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambura mu byo ntavuze nyakira muri comments. Niyo mushya kuri channel kora like, kora subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byabyica kwana namwe kumwe na Dorothée Uwimpuhwe naho butaha muri video ikurikira. Bye bye.